ha nongere mbagarukire rero kandi ndabizi neza ko nyine muzajya muhora munkurikira buri munsi munkumbura mumbaza buri segonda ariko muzajya munsanga nyine muri bino biganiro kubera ko ndi uwo kubakumbuza kugira ngo tuganire twembi biriya bintu byose tugende tubimenya. Ndabizi ko mwese muri kongorerana mushaka kugira ngo mumenye ngo ese noneho ngiye kubabwira iki. Iyi channel ni channel nziza cyane igomba kujya ibagezaho ibintu biryoshye cyane ukabyara noneho nishaka kugira ngo tuganire ku mugore utwite, uburyo ushobora kumurongoramo wa mugabo we. Umugabo ni mwiza, umugabo turamukunda, ariko ku mugore utwite bisaba kugira ngo ubigenze gutya. Umugore utwite ushobora kuba wamurongora, nibyo kandi ararongorwa umugore utwite. Kandi nanone mbibutsa yuko umugore utwite agira umushyuko cyane. Umugore utwite akunda gushyukwa cyane, atanashyuka ugasanga afite amahane. Ariko mu mahane y'umugore utwite, iyo umugabo afite ukuntu yamutwaye neza, afite ukuntu yamutwaye rwose, ntago ari umudamu wo kuragira uburakari. Niyo ufite uburakari gute, ushobora kuba wenda akuzira kuri wa mujinya ukabije cyane, kumwe akubona akaruka ukabona habaye ukuntu. Ariko iyo bigeze mu kurongorwa, umugabo yakwitabiriye ewan, umugabo arakureka ukamanza ukamutuka rwose pe. Ariko byanze bikunze arakurongora akayishyiramo, wamutuka wamuzira, wagira watera ikibuno, wagira gute, umugabo afite ukuntu abigenza. Nibyo ngiye kukubwira, kandi akabikora neza, atakubabaje, agahinda kagashira, wamujinya ukagabanyuka, ariko ukagaruka vuba mubishora. Icyo kintu rero umugore utwite bisaba kugira ngo nagucira mu maso uceceke, nagukubita urushyi uti sheri hoshye, wibabara. Urabizi ko nyine ariko ameze, ariko nawe uzi ikintu ushaka kugeraho, ushaka kumurongora, ushaka kumuswera, nyine ushaka kuyimuha akayumva, kugira ngo n'uriya mwana uri mu nda amere neza. Icyo gihe ushobora kumwandikira akamesaje kuri telefone, ukakamwandikira karimo utugambo twiza: sheri ni ukuri nubwo urimo kumbwira nabi, ndagukumbuye, ndagushaka mu buriri, nshaka kukurongora sheri mwiza. Nyine ukamuha amasomo ahagije ku buryo wenda ubwenge bujya kugira, aho kugira ngo akubwire nabi, areba kamesaje, kuko umugore utwite atinya umunwa w'umugabo. Ariko mesaje iyo ayisomye gutyo, umubiri we utangira gukora, noneho agatangira ubushyuhe neza. Byarangiza kwa kurongora ugasanga nyine atangiye kujya amufataho akanamukundira, kandi yamubwiraga nabi. Kandi nanone ugasanga ni wa mudamu utangiye gucisha bugufi, bagiye mu buriri, sibyo, batangiye gukora ibintu byose, nyine bari kumvikana. Atangiye gukora ku gituba cye neza, umugabo atangiye gukora ku mabere yamwemereye, umugabo atangiye kumusoma, akamuha umunwa akawakira. Umugore utwite aragorana pe, ariko bisaba nanone kwitonda nk'uko mbikubwira. Ubwo nyine kugira ngo ibintu bigende neza, ni ukuvuga ngo bisaba kugira ngo nyine niba uzi yuko ugiye kumurongora, ufashe igihe cyo kugira ngo noneho umuryamishe mu buriri, umujye hejuru. Icyo gihe ntago umwubarara hejuru, ntago umuryama hejuru nk'umuntu usanzwe. Biba bisaba kugira ngo ukoreshe umujye ku ruhande, aho kugira ngo umujye ku nda, ujya ku ruhande, igitsina cyawe kikaringanira n'igitsina cye, ariko igice cyo hejuru kikajya ku ruhande ho gatoya. Watangira gushyira imboro mu gituba. Igituba cy'umugore kiba kiri hejuru,
wumva gitose rwose pe, gihora gitose. Igituba cy'umugore ntikijya cyuma, keretse abaye afite ikibazo, ariko nta gituba cy'umugore utwite cyuma kiba. icyo gihe ugashyiramo imboro witonze, kubera ko ushobora gukoresha ingufu nyinshi ugahungabanya umwana mu nda, ushobora gusunika nabi bikaba ikibazo, ushobora nanone kuba ushobora kuba wasunika ukuntu ukumva hari utuntu turi kugutangiramo indani, kuko igituba cy'umugore utwite ntabwo kiba gisandaguje nk'igituba gisanzwe. Bisaba gushyiramo imboro ngufiya, ugashyiramo imboro ngufi utayishyizemo yose. Imboro ngufi rwose iringaniye, hahandi ukamukadisa ewana kabisa, ukabona ko nyine ari mu bwisanzure afite kukiguha neza, ariko utamukanze, kuko usunitse cyane watuma inda ivamo ukabyara. Nanone nkubwire ngo icyiza cy'umugore utwite aba afite amazi hafi, ni umugore unyara neza, ni umugore ugira ibyishimo neza, ni umugore rwose wishima neza cyane, ni umugore uryoshya imibonano rwose, uryoshya igituba bikomeye cyane. Bishatse kuvuga ngo rero umugore uramunyaza, ugafata ya mboro ukoroshya za ngufu wari usanzwe ukoresha mbere, ku buryo mwisanganamo mu buryo bwiza kandi budakaze. Muri bwa buryo ushobora gufata imboro ukayikunguta neza, ukayimukubita, ukayimucumita, ariko ugomba neza kwibuka ko atwite, ukamunyaza kabisa, ukamunyaza, ariko ukamusasanira amazi hose hirya no hino, ukayazana. Umugore utwite agira amazi menshi cyane. Ayo mazi menshi cyane ayagira kubera yuko mwembi muba mumeranye neza, uri kumuha uburyohe, uri kumuhereza umubiri neza, akirekura. Umubiri w'umugore urirekura kuruta uw'umugore usanzwe udatwite. Kandi ndabizi neza ko abagabo benshi bakunda abagore batwite. Ni ukuvuga ngo abagabo bakunda abagore batwite bazi nyine impamvu abagore baryoha. Kuryoha k'umugore utwita uzi kugira ngo ufate imboro uyishyire mu gituba cy'umugore utwite ubona amazi, ni uko igituba nyine cye kiba kiri hejuru, kiraza kikazamuka hejuru, kiravubura, ukagira ngo ni nk'ikivu cyangwa kiriya kirunga kiri kuruka, kuko aba ari amazi menshi cyane, menshi. Kubitamo imboro ukabona amazi ari kwizamura, ukavuga uti igituba cy'umugore utwite wakigwaho pe. Igituba cy'umugore utwite wakigwaho, uba wumva nyine kiryoshye cyane, uba wumva ari igituba kidasanzwe. Kandi nanone ugomba kwibuka neza yuko ugomba kugikorana ingufu nkeya, ukamwumvisha yuko akeneye, kugira ngo akumve, utamushyizemo ingufu zikabije, kugira ngo nanone ubutaha atazanga yuko umurongora. Ushaka kugira ngo mubwire yuko aricara akajya nagukumbura, akajya atekereza wenda nk'ahantu wagiye, akavuga ati umugabo wanjye si ubu ngubu noneho bimeze gutya na gutya. Nyine ntabwo ari kumva ko wenda ahantu wagiye ariho uri. Kubera iki? Aragukumbuye kubera ko cyagiye wamurongoye neza. Bisaba kugira ngo umurongore neza witonze, kandi nta bintu byo guhubuka. Nshaka kujyana none mbibutse yuko umugore utwite nta kumubwira nabi agiye kurongorwa, biba bisaba kugira ngo amagambo uri bumubwire aba ameze neza. Nanone rero nongeye nkubwire nti, niba byibura ukeneye kugira ngo umugore utwite umunezeze, ni ukugira ngo ushaka kugira ngo byibura atazakugaha ikindi, cyangwa se ngo aryama kubone nabi. Uba ugomba kujya umwereka utuntu dushimishije twiza, ugenda umwereka ko nyine uri umugabo mwiza urenze bariya abandi bose, kuko ashobora kukuzinukwa akaguhaga hanze kandi umurongora buri munsi. Jya umugeraho rwose buri wenda iminota myinshi cyane, niba uzi ko agenda gukumbura, ugenda umubwire nabi. Nta mugore
wabwira n'aba atwite igituba kiguhereze neza, amazi ayavubure neza imishino rwose nawe uyikungute neza cyane ko bitagorana ku mugore utwite, amazi ayavubure neza rwose. Wowe kabyarawe jya ubikora neza cyane, neza ugire ngo ni ku bagabo rero banywa inzoga uba ugira ngo ni kwa kundi abatangiye nko gushyiramo agace, atangiye kujya mu gace nyine, uba wumva ko urugingo rutangiye gucika ukuntu, uba wumva ko atangiye gucikagurikamo, wumva ko umubiri wawe nyine uri proud w'ibintu uri gukora, ukabona neza ko umugore umukunze, ukumva ko igituba ufite mu nzu iwawe aricyo gituba, kubera yuko kiryoha, cyoroshye, ewana gihora kimeze neza cyane, atari ibintu warongoye umugore utwite, nubwo ntayo mfite ariko ndabizi ko abagore batwite baryoha wowe kabyara nshaka kugira ngo mwumvishe neza yuko rero ntabwo mvuze ngo mutere inda nonaha, ariko natwite ajya umenya uburyo ugomba kumurongoramo kari uku nguku, ukamutegura utugambo twiza twinshi cyane, mbese nyine umufate nk'uruhinja nyine, nkuko natwe tujya tubafata nyine tukabaterura, n'ejo bundi tukagura kari agasume nyine tukajya tubashyira no mu bwoko dongera ngaruke, murakoze cyane nyine. So nyine umuntu ukeneye kugira ngo njye muganiriza, tuzajya turahura tuganire, kora subscribe, kore share nyine, like, twandikire. Murakoze cyane, murakoze mwa.